turacyari kumwe tunaganira nk'ibisanzwe umenye n'injyana byose birajyana. Buriya benshi bibaza niba mu bihugu nka Argentine hatuye abirabura, bakibaza impamvu ki niba banahari batajya bagaragara bakinira nk'amakipe y'ibihugu cyangwa se bakagaragara mu yindi mirimo ikomeye mu gihugu cya Argentine. Tuzi ko ibindi bihugu bihakikije nka za Brazil ko rwose abirabura bariganje cyane. Mu gikombe cy'isi hari benshi banze gufana ikipe bavuga ko mu gutoranya abakinnyi bayikinira baba hakoreshwa irondaruhu, bakibaza impamvu ki batajya babona abakinnyi b'abirabura mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Ubundi bivuga ko iki gihugu cya Argentine kitagira umuco wacyo gakondo cyihariye nk'ibindi bihugu kubera ingaruka zo kwigarurirwa n'abanyaburayi, bigatuma bisanga basigaye bagenza cyangwa se bitwara banakora nk'abanyaburayi. Bamwe mu bategetsi bo muri Argentine bakunze kumvikana bavuga ko bihutiye gukuraho ubucakara, ko nta birabura bari mu gihugu cyabo nk'abakavukire. Hano ndaguha urugero nk'uwahoze ari perezida wa Argentine Carlos Menya, wahakanye ko nta birabura kavukire babarizwa muri iki gihugu cye kuko ngo bakuyeho ubucakara mu mwaka w'1813. Igihugu cya Argentine cyatangiye kwigarurirwa n'abazungu ahagana mu mwaka w'1850 kugera mu mwaka w'1950, ubwo abazungu bavaga mu bihugu by'i Burayi bakajya guturayo. Icyo gihe himukiye abazungu benshi cyane aho muri Espagne ndetse n'abataliyano, bagamije kuhatura ku bwinshi ngo igihugu cya Argentine bakigira icyabo. Kuko iyo urebye ku miterere ku ikarita y'isi cyangwa mu buryo buri geographique, usanga Argentine ayiherereye neza wahagereranya ugiye nko kuri Pole Nord mu bihugu biriya by'i Burayi neza ku buryo klima yaho, imiterere yaho ni nk'iyi Burayi neza. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu byahakururiye nk'ubutaka bushya bwo guturwa. Hari amakuru avuga ko muri icyo gihe cyose himukiye abanyaburayi bagera kuri miliyoni 7 zose. Abaturage kavukire ba Argentine hari bamwe babibonye mu kugerageza guhindura Argentine igihugu cy'abanyaburayi hakigizwe y'abaturage gakondo. Ibi benshi rero muri bo babivuga kubera ihezwa ry'abanya-Argentine gakondo, hagamijwe guhisha amateka nyakuri ya Argentine ndetse no kugaragaza ko abazungu aribo ba nyiri igihugu. Abaturage kavukire bo muri iki gihugu ndetse n'abirabura bahavukiye bataza ahandi bakwita iwabo, bagerageza guharanira no gushaka uburenganzira bagombwa, ariko amajwi yabo ntagera kure. Bakunze kwamagana irondaruhu ndetse n'ironda bwoko ribakorerwa. Amateka kandi agaragaza ko abaturage bagera ku 9% batuye muri Argentine bafite inkomoko muri Afurika. Ababirabura bangana batya bageze muri Argentine kuva mu kinyejana cya 16 kugera mu cya 19 batwawe bunyago ngo bagiye kubakoresha uburetwa n'ubucakara. Avuga kandi ko abirabura bagera ku bihumbi 200 bajyanwe muri iki gihugu bakuwe muri Afurika, bavanwaga muri Afurika bagashyikirizwa i Buenos Aires ndetse n'aho bita i Montevideo. Impuguke z'abirabura muri Argentine bavuga ko abazungu bakoze ibishoboka byose ngo basibanganye amateka ndetse n'umuco gakondo w'abirabura, badasize n'ibyo abaturage gakondo baho ba Argentine. Ibi bikaba byarakozwe mu kinyejana cya 19 ku mpamvu zo kugaragaza Argentine nk'igihugu cy'abazungu. Abaturage bo muri Argentine hamwe n'abirabura mu mwaka w'1778 bari 37% by'abaturage batuye Argentine. Ubuho baragera kuri 50% muri Argentine hose. Umushinga w'abazungu bise whitening wo gukura abirabura muri Argentine ku buryo bwose bushoboka ndetse n'andi moko akahakurwa warananiranye kugeza n'ubu. Ariko abazungu ntibacika intege, bahitamo gushyira mu gusenya amateka, umuco n'ibirango bishobora kuba byagaragaza ko muri iki gihugu hari abirabura cyangwa se andi moko. Ibi byose babigezeho, ibi byose byakozwe ngo hahishwe amateka y'abirabura kandi babwira isi ko nta birabura baba babarizwa muri Argentine. Hano hageragezwa ibishoboka byose ntihabeho
ibitangazamakuru n'abatangazamakuru cyangwa se abanyapolitike bakomeye birabura babaho cyangwa bo mu yandi moko kugira ngo hakomeze guhishwa amateka yabo. Ubwo ni kimwe no muri ruhago n'ibindi bintu byose bishobora kugaragaza abantu ku ruhando mpuzamahanga. Abirabura rero batuye muri Argentine kuva kera, ahubwo kubera abazungu bashakaga ko na n'ubu bagishaka ko Argentine igaragara nk'iy'abazungu, amateka y'abirabura bagerageza kuyahisha ntibayabwire isi. Ibyo ni byinshi utari uzi kuri Argentine. Ubwo nawe nahawe kwikorera ubushakashatsi, nawe koko ukibaza impamvu utajyaga ubona umwirabura ukomoka muri Argentine. Nitwa Gutamani Guta, ikiganiro ni isango n'injyana za weekend. Turacyari kumwe, reka twumva dukomeza tuganira. Buriya hari ibintu ababyeyi baba bataratubwiye kandi bakwiye kuba barabikubwiye, cyangwa se n'abandi batureze kuba udafite ababyeyi utanakura ahandi hose, si ubushake bwabo, ariko kuko wenda ntabyo bari bazi cyangwa nabo nta wabibabwiye ngo babimenye. Icyubahiro ntawe ukigusaba, ahubwo umuntu ntawe ukigusaba cyangwa ahatiriza abandi kumwubaha bitewe n'ibyo ukora, niko nuko ubikora. Uko ushaka icyubahiro niko nawe wubaha abandi, kandi ntugasuzugure icyo ari cyo cyose cyangwa umuntu uwo ari we wese. Burya buri muntu wamwigiraho ikintu runaka kuko ntawe umenya byose. Benshi barangiza amashuri bakumva barakomeye kuko bagize impapuro bibwira ko bibasumbisha abandi, ariko burya ngo sibyo, siko biba bimeze. Umuntu atangira kwiga neza arangije amashuri, niho uburezi bwa nyabwo butangirira. Nk'umuntu niho butangira, kuko niho umuntu abwigiramo ibizamugirira akamaro gasumba ibyo yakuye muri ayo mashuri. Hano ariko ntimubyumve nabi, si ugupfobya amashuri cyangwa bize, kuvugisha ukuri cyangwa ni ukuri guhari. Mbere na mbere umugabo akwiye kubanza kumenya ko kwiyubaha ari byo bimuha umwanya mwiza wo kwihitiramo ibyo ashaka ntawe umuvuguruje. Iyo ufite ibintu abandi babona nk'inzozi, bibasunikira kukubaha kuko nta yandi mahitamo baba bafite. Niko bimera niyo umusore ashaka umugore yifuza, yakabanje gukusanya ibizatuma yahitamo uwo bazashakana, aho kwiruka mu bagore ntacyo afite. Umwanya abirukamo yagakwiye kuwukoresha yiyubaka abagore akazabajyamo nyuma. Hano ikindi ngo ukwiye kumenya kwivana mu nshuti zidafite icyo zimaze, ugashaka izigufitiye akamaro. Nutangira gufata imyanzuro nk'iyo, benshi bazakurwanya bashaka ko mugumana aho hasi, ariko uzige uko basiga aho wikomereze, kabone n'iyo umuryango utakumva neza ibyo ushaka, kuko naho hari igihe uguca intege ubwawe. Baho ukurikiye indoto zawe, abatakumva bose ubacikeho, nushaka usigare wenyine wubaka indoto zawe kugeza igihe uzigezeho. Hari igihe bikunanira gucika ku nshuti zawe, uzazibuke hari icyo wagezeho kandi nabwo uzigirira akamaro. Ubigenza utya kubera iki rero? Buriya akenshi ntabwo ibi bintu tujya tubyibazaho. Buriya abantu benshi ni abanebwe. Hari abagushuka ngo mugume mu buzima bubi, babizi badashaka ko uzamuka ngo basige. Hakaba n'abandi babikora batabizi, bumva ko ibyo urubyiruko rwita gutwika ari byo bifite icyo bimaze, kandi hari ibintu bibaho. Ubwo uzashaka kwikura muri iyo ngoyi yakuziritse igihe cyaragucitse. Byiza no kumenya kubyirukamo. Ibyo byose mbere y'imyaka 30, watinda nturenze 35, aho ngaho rwose uguma muri iyo ngoyi. Ariko ejo bundi uruhara ruraza, abandi kaburuyenze ukiziritswe n'aka kagozi. Ikindi rero ababyeyi baba bataratubwiye cyane, n'abandi batureze, hari ibitambo utanga kugira ngo ugere ku kintu cyangwa ibintu runaka. Nibyo byo kumenya inshuti nyazo birimo,
nabyo birimo, ukamenya izifite icyo zakumariye n'izigamije kukuyobya, ugafata umwanzuro wawe. Udatanze ibitambo nk'ibi utanga ibindi byo kugoryama cyangwa se kuzamenya ubwenge ushaje, aho imbaraga zo gukora ziba zaragusize, ukicuza ushaje ibyo utakoze. Bimwe abanyarwanda bajya bagira bati iyo mbimenya. Menya uko uvugisha inshuti zawe zose zo mu ngeri zose, ariko zitamenye ibyo urimo, zizashiduke uzereka ibyo wakoze cyangwa se wagezeho. Ukeneye gukora kandi ugakora neza iyo nta muntu uzi neza ibyo uhugiyemo ngo abashe kuguca intege cyangwa se ngo abigusenyane. Ureba bibaho cyane, abigusenyana ureba ari wowe wamwikururiye. Ibi bibaho rwose, ari byo twikururira. Komeza urugendo rwawe rwo kwivana muri ako kagozi wiziritse k'inshuti zawe zizi ko mumeze kimwe kandi wowe utameze kimwe nazo. Komeza wiga ibintu byinshi bifite akamaro kandi ukora imyitozo ngororamubiri, kuko ibifite ubuzima akamaro kandi bitanga ubuzima bwiza. Iyo ushaka gutera imbere ugasiga abandi, ugomba kuba ufite ubuzima buzima. Kurikira ibidashegesha ubwonko bwawe, ureke ibitagufitiye umumaro kuko bishegesha ubwonko bwawe. Biragoye kureka kumva amatiku kuko umuntu uyamenyereye aragusenya nta kabuza, ntagakubaka. Yavemo, nushaka no kubyumva ubiharire igihe gito cyane kugira ngo uruhure ubwonko gusa. Akira ko watsinzwe, niba koko watsinzwe ureke kubeshya ubwonko ibidahari. Igira ku makosa uyakosora aho kubeshya ubwonko k'ibintu ari byiza kandi mu by'ukuri ari bibi. Ibi tujya tubyibeshyaho, kwigira nkaho nta cyabaye kandi hari igikomeye kandi cyagukozeho. Abantu babashije kugera kuri byinshi bigiye ku bunararibonye. Iyo ibintu rero bikubayeho utahindura urabyakira, ahubwo ukamenya uko kubyitwaramo, ukamenya uburyo bwo kubyitwaramo, ukemera intsinzwi yawe, ariko ikaba isomo utazasubira. Ahazaza wahahindura, ariko ahashizeho ntacyo ushobora kuhakoraho. Wibaho wicuza rero, kuko ntacyo bizakumarira usibye kugushegesha gusa. Menya ukuri ko kuri kubonwa na buri wese uko ashaka. Buriya iki kintu tujye tukimenya, wige gushimira ibyo ufite, ariko ushaka no uko wabyongera. Menya kurwanira ibyo wemera, umenye neza kurwanira inshuti zawe za nyazo, zimwe twabonye za nyazo, aho rukomeye kabone niyo mwese mwajyana hasi. Inshuti zawe uzibwiza ukuri hamwe n'umuryango wawe, ubabwira kwa kuri mu kinyarwanda bita ko kuryana. Yego kuraryana ariko kugakebura. Burya abantu bakeneye ukuri aho kuba ryarya ubarema agatima ubabeshya. Bya bindi twita uburyarya, bwa buryarya bwacu. Menya ko amahitamo cyangwa se imyanzuro ufata ya buri munsi ari byo bikugira wowe nyawe. Umuntu aba uwo ari we bitewe n'imyanzuro afata. Buriya urirezirita wowe, urirezirita imyanzuro yawe, ni nayo inaguha umwanya mu muryango mugari ubamo. Rero nawe ukuntu uzareba ukuntu umukire mu mudugudu iwanyu avuga ari kumvikana. Iyo ageze kuri urwo rwego rero, ba bandi batakumvaga bakwangaga se bose bifuza kumera nkawe, cya cyubahiro kikizana. Uko byumva, cya cyubahiro kirizana kuko kibasunikira kuba nta yandi mahitamo bafite uretse kukubaha no kukumva. Iyo bigeze aho hantu rero bakubaha, niyo wifuje, urumva wamaze kwiyubaka. Ubwo ndavuga umusore n'inkumi, ahantu ukeneye uwo mubana usanga rwose uhitamo ushaka akakubahira uri we. Ntago bikunda ko yakuryarya, kuko yabikora se ntacyo afite, ntabwo yareka ko kwitaho kuko nta wundi yakwitaho mbere. Iyo rero ugeze mu buzima buraryoha kandi n'amahitamo akiyongera. Numara kugeraho ntuzibagirwe indangagaciro zawe zakugejeje aho ngaho, zimwe twavuze guhera kare, cyangwa se ngo utangire kwiyandarika. Iga gukomeza kuba wa wundi
wa wundi wa nyawe. Menya aho uturutse, umenye ko kuzamuka bigoye ariko kumanuka biroroha cyane. Byo ni nk'umurabyo, uzarebe ujye umenya ko niba uzamutse etaje kame muzakenera kumanuka. Uzabe nk'uko ushobora kwambukira ku kiraro ugahita ugikuraho kugira ngo hatagira undi wambuka. Ntuzigere uhagarika kwiga ibintu bishya birafasha. Menya kwigira ku makosa wakoze nk'uko twabivuze, ariko bibaye byiza wakwigira ku makosa y'abandi wowe atarakugeraho nanone, biragufasha. Nibigukundira ntugahore mu byishimo ngo bigutware, maze uzige no gutindana ibyo ufite, dore ko ari ihurizo rikomeye. Izi ni zimwe mu nama ababyeyi batamenya cyangwa se batatwigishije twumvise muri Sukura roho aka kanya. Nitwa Gutamani Guta, nizera ko mumeze neza mwese aho muri hirya no hino badukurikiye. Nizera ko buri kiganiro cyose hari ikintu cy'ingenzi tugenda dukuramo. Ikiganiro isango n'injyana za weekend hamwe na Gutamani Guta ingenzi, kuko mu gice cya mbere twumvise umuziki uhagije kabisa, turagira dukomeza kumixamo umuziki umeze neza, mukaya turinjira muri nostalgie, twumve ama classic rock atabaho. Reka tujye ku gikomere cyo guteranywa. Ubushize nababwiye urutonde rw'ibikomere uko bigera kuri 5, tugenda tureba kimwe ku kindi. Uriya kutigirira icyizere, gushaka gukundwa cyane, kwitabwaho cyane, kugaragara neza ndetse no gushaka kwemerwa cyane, nibyo biranga umuntu ufite iki gikomere cyo gutereranywa. Igikomere cyo gutereranywa gitandukanye n'igikomere cyo kwangwa. Aha mu byumve neza, kuko kimwe kiba mu mbaraga za sindi ishoboye gutereranywa, ikindi kikaba mu mbaraga za simba ishaka kwangwa. Mu by'ukuri iki gikomere ucyandura igihe wumva watereranywe n'umuntu cyangwa ikindi kintu. Urugero nk'umubyeyi w'umumama ukora cyane ntiyite ku bana, bakumva batereranywe, cyangwa se umupapa we akaba ashobora kwita akabitaho kurusha abandi. Hari ugaragaye umubyeyi umwe ushobora kwita ku bana, undi ukabona yarabatereranye. Iki gikomere rero kivuka mu bwana ku myaka 3, kikabyutswa n'umubyeyi umwe mudahuje igitsina. Icyo gihe umwana yumva umubyeyi we badahuje igitsina atamushyigikiye cyangwa atamwitayeho mu buryo bw'urukundo. Niba uri umukobwa wagikuye kuri papa wawe, niba uri umuhungu wagikuye kuri mama wawe. Iki gikomere rero iyo umaze kuba mukuru kizajya kibyutswa n'abantu mudahuje igitsina. Niba uri umukobwa bizajya bibyutswa n'igitsina gabo, niba uri umuhungu kizajya kibyutswa n'igitsina gore. Umuntu rero ufite icyo gikomere arangwa no gushaka kwitabwaho cyane, mbese ngashaka gukundwa cyane n'abamukikije, ku buryo ashobora igihe cyose kwigaragaza nk'umuntu urengana, cyangwa se akaba yanarwara kugira ngo mumwiteho, kandi ngo ababikora atanabizi. Uyu muntu rero yambara umwambaro wo kwita ku bandi cyane. Iyo muhuye mu rukundo, urugero aba ashaka kuba inyenyeri imurika, mbese kuba mwiza imbere yawe, ashaka kukwereka ko adasanzwe kugira ngo akundwe. Nicyo gituma iyo muhuye mu rukundo agukunda cyane, agakora ibyo ashoboye byose, akakwitaho, akaguhamagara, akakwandikira kenshi kugira ngo agushimishe, akamera nk'umuntu uri kukwirukaho. Ibyo akabikorera kugira ngo nawe umukunde cyane, umukorere nk'ibyo yagukoreye. Akenshi rero bagira ibyago byo gukundana n'abantu bababeshya, kuko nibo bashobora guhaza ibyifuzo byabo kubera gushaka kumva utugambo twiza turyoshye kandi twa buri munsi, ndetse no gushaka ko babereka urukundo mu buryo burenze. Abantu rero babeshya nibo babishobora cyane, kuko bo ntibajya bita ku ijambo bavuze, bapfa kwivugira gusa. Hanyuma umuntu ufite iki gikomere cyo gutereranywa
akabibeshyaho. Ni nayo mpamvu akenshi umuntu ufite iki gikomere ahora ahemukirwa mu rukundo, agahorana agahinda ko kudakundwa neza, agahorana agahinda ko kutabona inshuti nziza. Ni nacyo kibazo nyamukuru azahura nacyo igihe atarakira iki gikomere. Ibi kandi bituruka mu kuba ibintu bye byose aba yabigize birebire, yabikajije, yabyitayeho cyane, bigatuma ahora yumva yahemukiwe. Ashobora kugaragara nk'umuntu w'umunebwe, ariko siko bibe biri, ahubwo kuko aba akeneye ko bamufasha. Abenshi ko bamufasha abeshya ko adashoboye ku bintu runaka kugira ngo afashwe, kandi ahora asaba inama z'abandi, akenshi ntazubahirize. Abikora mu buryo bwo kugira ngo bamwiteho, bamutindeho. Ikindi nuko aba adashaka ko umubona yababaye cyangwa yarakaye, kuko atekereza ko iyo yishimye ari uguseka ari bwo abantu bamukunda, cyangwa se umuntu utuma arakara cyangwa akababara cyane. Ubwoba bwe bwa mbere rero, umuntu ufite iki gikomere cyo gutereranywa atinda kuba wenyine, yatanga n'ibyo atunze byose. Atinya kuba ari wenyine, yatanga n'ibyo atunze byose ariko ntumusige wenyine. Ni nayo mpamvu arangwa no guhisha ukuri, n'iyo mu rugo rwe bitaba bimeze neza araceceka akabihisha. Ushobora kwibaza ati si iki gikomere nagikira gute? Kugira ngo uve muri iki gikomere rero, bisaba guhindura imimerere yawe ku bintu byose. Mbere na mbere no kubanza ukirebamo, ukareba umuntu wawe w'imbere uburyo yikunda kandi ashaka kwigaragaza uko atari, hanyuma ugaharanira guca bugufi. Ku bijyanye n'urukundo, ugomba kugabanya ubushake bwo gukunda utugambo twiza, ubushake bwo gushaka gushimisha abandi, kubakurura, kubereka ko udasanzwe, mbese utuntu turyoshye kugira ngo ukundwe, kugira ngo wemerwe, kugira ngo batakwanga bakaguta. Reka turebe ibimenyetso bizakwereka ko wakize iki gikomere cyo gutereranywa. Hano ikintu cya mbere kikwereka ko wakize iki gikomere ngo ni ubushobozi bwo kubasha kuvuga oya, kubasha guhakana kuko ngo nicyo kintu cya mbere kikugora, kubera ko wumva ko nuhakana uraba ubabaje ugusabye. Ikindi ni ukumva ko urukundo rugomba kuba ku mpande zombi, ntuba ari wowe utanga cyane. Ukamenya ko urukundo rwubakira mu kubahana, gusangira, kwitanaho. Ntukomeze kubikora wenyine ukumva ko uzitangira, ukwitangira. Icyo gihe rero uzaba uri gukira icyo gikomere. Ikindi ugomba kwigirira icyizere, ukumva wihagije, udakeneye abandi kugira ngo ubeho. Mu ncamake rero, umuntu ufite iki gikomere cyo gutereranywa, icya mbere arangwa no kugira ubwoba bwo kuba wenyine, ahora ashaka umwitaho, umuba hafi. Icya kabiri arangwa no kugira agahinda kenshi, yaba ari mu rukundo cyangwa atarurimo. Gatatu, ari wenyine, ashobora kumara amasaha menshi ari kurira, kandi ibimuriza akenshi ni uba wabyiteye. Ikindi cya kane, ashobora kwiteza ibibazo cyangwa akarwara kugira ngo abandi bamwiteho nk'uko twabibonye. Gatanu, ahora yumva ko ahemukirwa kuko nta mahirwe agira mu buzima. Gatandatu, abana n'abandi bimworoheye, akabakunda cyane, bajya babara nawe akababara, barira nawe akarira kugira ngo nawe bazamwishyure. Icya karindwi, akunda kwigaragaza nk'inyenyeri y'urukundo, mbese akagaragara nk'umuntu udasanzwe, kandi agakunda kuvuga kuri we cyane. Iyo ari kwivuga neza cyangwa kumuvuga neza biramushimisha. 8, ntabwo bimworohera kwifatira umwanzuro wenyine. Akenshi abanza kubaza abandi, akaba yanagaragaza ko atabishoboye agamije gusa ko bamufasha. 9, iyo agufashije cyangwa aguhaye serivisi aba yizeye ko uzamwishyura. 10, ahora ahindagurika mu kanya, ushobora kumubona yishimye cyangwa mu kandi ukabona yarakaye. 11, iyo ahuye n'umuntu ufite amahane cyangwa urakaye cyane, ashobora kwifata nk'akana gato kubera gutinya kubwirwa nabi. 12 ari nayo ya nyuma. Icya nyuma ni uko asaza atinya kuba wenyine, ku buryo no mu busaza bwe cyangwa ubukecuru bwe aba ari gushakisha uturimo yakora kugira ngo tumuhuze kumva ari wenyine. Isango Star, nitwa Gutamani Guta, turacyari kumwe inshuti zacu.
turacyari kumwe tugiye kuganira turifashisha n'abagabo babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe yitwa Joseph undi akitwa Hari, banditse igitabo bise Fenêtre de Johari mu mwaka w'1955. Iki gitabo gifasha umuntu kwimenya ndetse kigafasha n'abandi kukumenya neza. Bavuze ku muntu ko agizwe n'ibice 4 cyangwa zone enye. Hari abantu benshi rero duhurira ahantu hatandukanye nko mu kazi, mu bukwe, mu isoko, ku nshuti runaka, maze mukaba mwaba inshuti mugahuza urugwiro kugeza igihe uzibwira ngo uyu muntu ndamuzi, ndetse ukaba wagenda unavuga uti runaka ndamuzi ariko mu by'ukuri utamuzi na gato. Rimwe na rimwe ni uzasanga umuntu wibwiraga ko uzi atumye ugira igikomere akakubabaza akaguhemukira kubera ko wamwibeshyeho, umugira inshuti, umushyira hafi yawe kandi mu by'ukuri utamuzi. Hano ngiye kukubwira ibintu by'ingenzi ngo ugomba kubanza kumenya ku muntu mbere yo kumwiyegereza cyane, mbere yo kumusaba kubera umufasha, umugore cyangwa umugabo. Wakagombye kubuzi, wakagombye kumenya ibi bintu nk'uko tubikesha igitabo cy'aba bagabo Joseph na Hari, banditse igitabo bise Fenêtre de Johari mu mwaka w'1955. Ubundi bo bahise bavuga bati, bagize bati ko umuntu agizwe n'ibice 4 cyangwa zone enye. Igice cya mbere, zone bita one public. Iki gice kigizwe n'ibyo wiziho ndetse n'ibyo abandi bakuziho. Aba bagabo bagaragaje ko iki gice umuntu yakagombye kukigira ari kinini kuko nicyo gituma umuntu yigirira icyizere. Urugero, identite yawe, akazi kawe, uko usa, ubushobozi bwawe tubonera ku mbuga nkoranyambaga, ibyo wandika muri CV, ibyo uganiriza abandi iyo muganira. Ahangaha avuga ko umuntu ufite iki gice kinini kurusha ibindi arangwa no kuba afungutse, yirekura mu kuvuga, aganira cyane, aba ari n'umuhanga kuko abazi kuvuga mu buryo butuje kandi buri mu bwenge. Iki gice rero ugomba kukibyaza umusaruro kuko kigaragaza ibyo ushaka. Hakaza igice cya kabiri bise zone cache. Iki gice kigizwe n'ibyo wiziho ariko abandi batakuziho, bya bindi uba udashaka gusangiza abandi. Ahangaha wavugamo ibyo utinya, ibyo wanyuzemo, uwo ukunda cyangwa se uburyo wiyumva mu rukundo. Umuntu ufite iki gice kinini yiyiziho ariko ahisha abandi, arangwa no kuba atiyumva mu bandi, akajya yiheza, akisuzugura, akumva atameze neza hagati mu bandi benshi. Mu bantu benshi iki gice gikuzwa cyane nuko umuntu yanga ko abandi bamucira urubanza, bakamuvuga nabi, agahitamo kwigaragaza uko atari. Akenshi ntabwo aba yifitiye icyizere. Kugira ngo iki gice kigabanuke nuko ugomba kuganira n'abandi ariko uvugisha ukuri. Vuga neza uko wizi, ntubeshye uko utari. Tinyuka kujya mu bandi, ubisanzureho muganire. Hakaza igice cya gatatu, ibyo bita icyo yibise zone aveugle. Iki nicyo gice gikaze mu bice byose bigize umuntu kuko gishobora guteza ibibazo bikomeye mu bandi. Iki gice kigizwe n'iby'abandi baba bakuze ariko wowe utabyiziho. Harimo ibyo bakuvugaho utazi, ibyo bagutekerezaho utazi. Aba bantu rero bafite bene iki gice kinini kurusha ibindi barangwa no kuba abiyemezi, bavuga abandi cyane, bakigira ba nyirandabizi, bakumva ko aribo bazi byose kandi ko aribo babikora neza. Bashobora kuba abanyamahane. Bene aba barahubuka, ntabwo bajya bitekerezaho na rimwe. Biragora gukorana n'aba bantu ngo mukorane mu mahoro no mu bwumvikane. Kugira ngo rero iki gice kitaguteza ibibazo ugomba kwiga kukigabanya, ukabanza
ukabaza abo mukorana uko bakubona, ndetse ukajya wihererana umuntu ku giti cye, ukamubaza akakubwira uko akubona, mbese ukikorera ubucukumbuzi bwimbitse kuri wowe. Hakaza igice cya kane, icyo bita zone inconnue. Iki ni igice kigizwe n'ibyo utiyiziho ndetse nta n'ubizi. Harimo kuba wifitemo ubushobozi bwo kuyobora, kuba wahagarara imbere y'abantu ugatanga inama, impano zawe wifitemo. Iyo ufite iki gice kinini kurusha ibindi muri wowe, urangwa no kuba uri umuntu uyoberanye, urahinduka, ntawapfa kumenya uko uteye. Ntabwo kuvuga bijya bikorohera, birakugora. Aha biragusaba gutinyuka, ukagira amatsiko, ukiga kubana n'abandi, ukabafungukira mu kungurana ibitekerezo. Muri make rero, kugira ngo byibuze uvuge ko uzi umuntu, ugomba kuba byibura uwo muntu afite kiriya gice cya mbere byibura kugera cya 70%, wenda ibindi bigafata 10 kuri buri gice. Utise nabigenza gute kugira ngo mbigereho? Ugomba kumenya ko umuntu agereranywa n'igiti. Bibiliya nayo igi bivuga ibyo ivuga ko ngo umukiranutsi azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyose. Nkuko tubizere, igiti kigizwe n'imizi, igihimba, amashami, amababi, indabo, imbuto ndetse n'amahwa. Imizi ni inkomoko ye, umuryango we, aho aturuka, amateka yanyuzemo y'ubuzima. Ibi nubasha kubimenya, uraba uteye intambwe ya mbere. Igihimba naho ahagaze ubu, ese ameze atubu, abaye hate ubu, ni ibiki bimubaho, ubuzima bwe bw'aka kanya bumeze bute, akora he, atuye he. Amashami ni ukumenya uko abana n'abandi, ese azi kubana n'abandi neza, ese arikunda, ese agira inshuti zimeze gute, babanye gute, mu kazi bimeze gute, abana ate nabo bakorana, abo basengana, uyu muntu imibanire y'imeze ite. Hakaza amababi. Amababi ni ibimutunze, ese arya iki, aryoherwa n'iki, akunda iki, asoma ikihe gitabo, yiga iki, yumva iki, anywa iki, ashimishwa n'iki. Indabo ni imishinga afite, ese arateganya iki, ese aratekereza iyihe mishinga, ese ahazaza he ahatekereza ate. Imbuto ni ibyo yagezeho, ubutunzi bwe ni ubuhe, ibyo afite ni ibiki. Amahwa ni inzitizi cyangwa se ingorane ahura nazo mu buzima, afite ibihe bibazo, ni igiki kimugoye, ni ikihe gituma atabasha kubona ibyo ashaka. Abana n'ibihe bikomere by'umutima nk'uko twanabiganiyeho bimubuza kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwe. Numara kumenya ibi bice byose by'umuntu yarabikubwiye, iki gihe uzaba umuzi. Kuva none aha, niba hari abantu wibwiraga ko uzi ariko utaramenya ibi bice byabo byose uko ari 7, ubashake mwongere muganire kugira ngo bamenye. Naho ubundi ndakurahiye, ntabuzi. Nitwa Gutamani. Nakira telefone dusoza mu minota 9 gusa, ndabasoje ikiganiro Isango n'injyana za weekend kuri inshuro. Telefone twumva indirimbo 2, ubundi mwebwira ngo bye bye. 0789909005 na 072210 Alo. Salama guto. Komera. Igezere w'igitwe. Igitwe mumeze mute? Turaho turagukunda cyane. Murakoze cyane, izera ko twabanye neza kuri inshuro. Abanye neza uri muhanda mwiza. Urakoze.